mwarwaye ryari? Mwarwaye ryari? Nende wabarose kutemerana? Nende wabarose kutazamurana? Nende wabarose kudashigikirana? Mwarwaye ryari? Njewe niba wanga Kristo ndi ku Mana. Bundi hari abakozi b'Imana ku isi ngenda nemera ko nabo maze kumenya n'abandi nzabamenya. Niba utemera Kristo ndi ku Mana, ukabutemera Apotre Gitwaza, ngubwire iki? Sinzi niba Kristo ndi ku Mana adakorera Imana, Apotre Gitwaza akaba adakorera Imana, sinzi abakozi b'Imana Imana yabifite. Simbizi rwose, simbizi. Wazasanga satani ari ugera ibirangirire, wazasanga satani ari ugera abamenyekana. Ariko niba Imana idafite uwo yikorera nga Kristo, ikaba idafite uwo yikorera nga Apotre Gitwaza, tuve mu kibuga twaratsinzwe. Tuve mu kibuga dutahe, kipe yacu ya Kristo yaratsinzwe. Ariko niba wemeranya nanjye ko Imana itoranya boroheje, ahazaza ikabagira abakomeye. Twongeye kubasuza mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amahoro y'Imana nabane namwe cyane kandi cyane. Nongeye kuyoborwa n'umwuka kuganira namwe ku bakunzi bandi UMUKRISTO TV. Reka nshimire abantu mwakoze subscribe muri mu Rwanda, mu mahanga. Reka nshimire abantu mudukurikirana hirya no hino muri mu Rwanda no mu mahanga. Reka nshimire abantu mutwandikira mutwereka ko muba mwifatanyije natwe mu biganiro byacu hafi ya bya buri munsi. Gonda munsi washira tutanyujeho ikiganiro keretse twarwaye cyangwa se twagize ikindi kibazo. Shimire abashiki bacu bari Burundi cyane, ndabasuhuje. Bantu mu Burundi, abari muri Amerika ndabasuhuje, abari Canada ndabasuhuje, babandi bose bashunti zacu hano mu Rwanda namwe ndabasuhuje. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe cyane. Reka nongere mbabwire ngo ni akagaruka kuri ndi UMUKRISTO TV. Nongere ngubwire ngo uko wakumva bimeze kose, kubimeze kose, humura haracyari ibyiringiro. No kuri uyu munsi ushobora kuburara ariko ejo ukararira. Uyu munsi ushobora kuburwaye ariko ejo ugakira, kuko uwaburaye iyo Imana yamugeze ikamugaburira ni nawe umenya kugaburira abandi. Uwarwaye akarwaza kwa muganga ni nawe iyo yakize ni nawe umenya uburyo bagwaze, ni nawe umenya kugemurira abandi kwa muganga. Turabakunda rero, turabakunda. No kuri njya nshimishwa n'abantu badukurikira mukandika muri comment. Hari n'abandi kinbogisi bakambira bati narebye ikiganiro cyawe. Burangira nshimishwa nabyo, kandi nanone ngere nshimira umuntu ukireba akagisangiza inshuti ye. Nongere mbigushimire cyane. Iyi channel ni yawe, ni ndi UMUKRISTO. Yuyikunda niba koko uri UMUKRISTO ukaba uri mu rugendo rujya mu ijuru. Reka dutangire dusenga. Mwami Imana yacu, ndagushimiye izina ryawe ryubahwe. Girira neza abana bawe badukurikiye kuri ndi UMUKRISTO. Data mwiza, abari mu Rwanda, abari Amerika, abari Aziya, abari Burayi, hirya no hino, Mana ubagirire neza. Babadamu badukurikira, babagabo badukurikira, babakobwa badukurikira, Data na babagabo ubagirire neza kuko uri Imana. Nyemerera rero ubane n'abana bawe, ubafashishe neza n'imbabazi zawe, kugira ngo izina ryawe rishimye kuko uri Imana nyamana. Nuturengere tugirire neza kugira ngo izina ryawe rishimye kuko uri Imana isumba byose. Ngaho bana n'uyu mushiki wacu n'umwene Data, ubane nabo, utindane nabo, babere Imana, babere umucyo, bamfashe nanjye mbafashe mu uyu mwanya w'ikiganiro mu ijambo ryawe. Ngaho tugirire neza kandi udufashe kugira ngo izina ryawe rishimye kuko uri Imana y'igitangaza. Turengere muri byose ni mu izina rya Yesu, amen amen.
mu by'ukuri nubwo nsa naho njengerewe ku bijyanye n'inguru twenda kuganira cyangwa se ikiganiro twenda kuganira mu byumweru nga bibiri bishize nakurikiranye igiterane cy'umukozi w'Imana Kristo Ndikumana ni umwana w'Imana cyangwa se umukozi w'Imana ko nabyita kose cyangwa umwana uko bimwubahisha awe Burundi n'uwi Burundi kandi njya mukurikirana na kiriya giterane herutse bari bakitangaje baracyamamaza ngo uko nshoboye kose ndagikurikirana live ndagikurikirana ariko nyuma yaho cyaje gusohoka ku ma YouTube channel ku binyamakuru bitandukanye mbona ibyari umunezero ibyari ibyishimo ibyari bitangaza by'Imana mbona abantu babihinduye ukundi nshyangonda kuzana ku kinyamakuru cyacu mbabwira ngo tubivugeho cyangwa se tubiganireho ngakoresha rino jambo rivuga koko biremeje tubyemeze satani abari udomina hejuru y'Imana ko isi ikintu kidasanzwe cyabaye kandi kigatangira n'umukozi w'Imana wagitangije abantu baza bagiha andi mazina bagiye izindi nyito bacitirira satani bacitirira sekibi n'ibindi n'ibindi nje ngavuga ni koko niba Kristo ashobora kumara iminsi asengera igiterane agatanga ubutumire akamamaza igiterane avuga ngo muzaze mu buhoke muzaze mumva ijambo ry'Imana ariko Imana yakora imirimo n'ibitangaza bamwe bagatangira kutabyitirira Imana burangewe njya nibaza ku bakozi b'Imana nongere nsubiremo hari n'ahandi nabivuze n'abandi wasanga bamwe barahuye n'Imana y'urukara bandi bagahura n'iyera kuko iyera ifite uko twara ibintu byayo iyera ifite uko ikora iyera ifite uburyo igenda yubaka ibintu byayo etape pa etape ndambwe ku yindi iyera ifite ukundi igenda izamura abantu bayikorera koko nawe uzambwira muri comment Kristo Ndikumana hari ikinyamakuru kimwe nakurikiye ngiye kumva numva aravuze ngo babatambyemo ibitambo ngo abantu bose bari hariya ngo babatambyemo ibitambo mu by'ukuri niba turi abana b'Imana tukaba turi abakozi b'Imana tukaba tudashoboye kuzuzanya mugenzi wacu wakoze ikintu ngakiriya mu mwanya wo kunezezwa nacyo abane tugatangira kucitirira izindi mbaraga zitari z'Imana isumba byose ijuru tujyamo ijuru tumaranira biragoye ko muzarigeramo mumbabarire kuvuga gutya sinjye utanga ijuru kandi sindange utange gihonomo cyakora njyewe Rabani mbona imbere za kamera zandi umukristo ndi mu basenga ndi mu bahatana kuzabona Imana nicaye iburyo bwayo kuzabona Imana imbereza kuri ziriya mbuto dusoma mu byayishuwe Imana ndi mu bafite amatsiko yo kuzumva Imana ireremba nguko hari umuririmbyi umwe wayiririmbye ngiyo ndirimbo ngo tuzareremba ngo nayo ngo ndabwa yizi Imana ngimaze nyimese iri kuyirepeta ngo rose muhanda ndi yayiririmbye nababandi bose bareremba ngo ndago bayiririmbye ngo ari Imana izaririmba tuzaririmbana nayo yo haleluya numva nzaririmbana n'Imana Mana jya unshoboza ariko ebyo mbona twe abakozi b'Imana yatumye
turi kurwanira mu kibuga kandi turi ikipe imwe, ugasanga natwe turi kurasana. Ngiye bino iyo ndekereje kabiri sanga tuba tutuma abizera bashidikanya. Ushobora kwibwira gutyo ukibwira ngo abantu babayoboye neza, umuntu wakoze biriya ugatangira akabyita ukundi, wowe ukibwira ngo warwanya ishyaka ry'Imana, ariko uriya muntu ushaka kwizera ukaba wamuteye gushidikanya, ukaba wamuteye gushidikanya. Kristo ndi ku Mana maze imyaka myinshi mukurikira muri Kanguka n'ubundi butumwa ajya abwiriza, ndetse Kristo ndi ku Mana njyewe ndi mu bavuga butumwa bumva namwikonegitaho. Isengesho ryanjye mba nsenga avuga ngo Mana nanjye ubwo uri kunzamura uzanzamure ngera ku rwego rutegura igiterane kikazamo abantu 5,000 10. Ngera ku urwo rwego, ayo mavuta ndayakeneye, ayo mavuta ndayakeneye. Bore yashote z'Imana tujye turemera. Neba runaka hari icyo yakurushije, neba runaka yakoranye n'Imana, Imana ikamukoresha ibirenze uko wowe ubizi, uzemere, uzemeraho kuca bugufi. Ndi hano ndabwo nje kuba umuvugizi we, kuko Imana yaramuvuze ni neza muvuganira, ariko nanjye nk'umuntu uri mu rugendo, kandi nanjye nk'umuvuga butumwa, inzozi zanjye mba numva nzakora ibiterane bihambaye, mba numva nzakonesha amasitade, mba numva nzafata za arena, abantu bakaza ngababwira ibyo Imana yambwiye, ngababwira iyerekwa, ngababwira ibyo Imana yasize ku mutima. Hari cyuma n'abakozi Imana ngabariya Imana yazamuye, bagize imirimo, bagize ibigwi, undi muntu agatangira kubyihindura indi sura. Nje ndababara, ndavuga ati koko Mana, ababizera batureberaho, ababizera bumva ibyacu, ababizera bagishakisha Imana ngo bakizwe, ko Kristo bamuhinduye satani, Apotre Gitwaza bakamuhindura ukorana na Illuminati. Mvuze Apotre Gitwaza, nanone mekege n'ibinyamakuru bimuriho, yavuze ibintu by'abasore gutera ivi, avuga ibintu by'abasore kwirizariza, aravuga ati nyamara ndabagabo bakiriho. Ubundi umugabo yagiraga ibimuranga, umugabo agira uko agenda, umugabo agira uko aba, uko yitwara. Niyo mpamvu Imana yatugize abagabo. Umugabo nuhangana n'ikibazo kandi akagikemura ng'umugabo. N'abamwe Messi baramuzanye, cyakora njya ku ruhande rwanje ngabane oke ndacyo, abura niba umuntu ashobora kuvuga ikintu isi yose igahaguruka, uwo muntu ujya umwubaha. Wowe nebeke wavuze ngo duhaguruke? Wowe nebeke wavuze ngo duhaguruke? Tubiteraho komanteri. Ebe nabyo byerekana gukomera, byerekana aho ijambo rigeze, byerekana uyu muntu uwo ari we, byerekana naho avugira. Hafu kandi ni koko, reka ngaruke cy'ibi bintu yavuze biri ukuri. Imana yonyine niye kwiye gupfukamirwa. Ba data na ba mama baratubyaye, natwe uyu munsi turi kubyara abandi, turi kubabyarira abuzukuru. Ndetse bo ubwabo nigeze ngana na papa, ndabwo baganiye, bakobwa bajyaga kwihisha ukundu, bantu bagahora bagiye kubana uwo munsi, kandi bakubaka urugo rugakomera, ibintu bikagenda neza. Mujyana ukamutwara ari kurira, ari kurira, ariko yagera urugo akarushima, akabyara abahungu n'abakobwa, ibintu bikagenda neza.
none uyu munsi abakobwa b'iki gihe ngo urashaka ko bagupfukamira. Yene Imana ishimwe ko yabihishuye, arabihishura, amaze kubihishura buriya mwese y'umwuka cyangwa mwese y'umwijima hari ibyo tutabona, ariko Imana dukoze ku maso tukareba, duhishura imigambi. Kandi koko iyo urebye iki gihe ingo zisenyuka, ingo ziri gusenyuka, pare na kera usanga n'iki gihe ingo ziyari ku bwinshi ziri gusenyuka. Huko ndabwira abakozi b'Imana, munyemerere tujye dusengera ingo, tujye tugira nagaye dusengera ingo, kuko n'iki gihe satani yagabye bitaro cyane ku ngo z'iki gihe. Ariko ngasomye ijambo ry'Imana rikambwira ngo abazi Imana yabo bo bazakomera, nubwo isi igenda iteye ubwoba, igenda idukanda. Umuhanga umwe navuze ngo iri kubaga ndacinya, iri kubaga ndacinya, ariko abazi Imana yabo twebwe tuzakomera kandi tuzagenda dukora n'iby'ubutwari muri iyi minsi igaragara ngaho ari iminsi ya nyuma. Aba n'abakozi b'Imana bagenda bagabwaho ibitero, kandi nanone buriya iyo ugenda ukomera ni nako Satani agenda azamura ibitero. Impamvu udahura n'intambara nuko ndahurava ndanahuragira, ariko umunsi wazamutse nyenyeri yawe ikaka igakubita rwose, ibyawe tuzabimenya, uzavuga tubyumve, niyavuze ukuntu tukisobanure, kugikoreho amakuru n'ibindi. Ariko ibaze ngewe uri imbere ya kamera, wowe uri kundeba, duterwa n'ikibazo abarengerera mbere, abarengerera mbere, kandi urugo ninjye rwubakiye, ninjye ugomba kuruha umurongo. Ariko ikibazo kiraje, aho gukomeza madamu ngo ngomeze abana, madamu n'abana babone ninjye warize imbere. Madamu n'abana baba barajya hehe? Wagakwiye kubakomeza, kwari papa, kwari umutware w'urugo, none ninde uri bubakomeze? Iyo urugo rwaterwaga kera, ndabyibuka abasaza ba kera, papa yari afite icumu n'umupanga hafi aho ngaho, byarinda korwaho, twaba twishe tumaze kurya, kambwira ngo ririya cumu ririya mupanga niyo byo kwitabara igihe twatewe. Kandi koko natwe twaba turyamye uruvuga ngo papa arahari, icumu rirahari, umupanga urahari, igisambo ni cyiza arakivudukana. Ibaze ngo igisambo kije urugo rwatewe, umugabo akaba ariwe usesera mu rutarure bwa mbere. Yemye abagabo muri hano, mundega amatwi muzanyumva, mugarure icyubahiro cyanyu cy'abagabo, mugarure icyubahiro cyanyu cy'abagabo. Bana b'iki gihe urubyiruko ture kurera Rwanda rw'ejo, utazasanga rudafite abantu b'abagabo bazi kwihagararaho, bazi kwihagararaho. Hari itangazo nasomye rya RBA, ni umuminisitiri umwe batangaje ku bijyanye n'inzoga z'ibyuma bari guca n'ibindi biyoga by'ingorano. Yatanga aravuga ngo turagomba guhaguruka tugafataniriza hamwe kubirwanya, ngo uko tutabirwanyije wazasanga ejo hazaza ndarubyiruko tugifite rwo kurinda igihugu no gutuma igihugu gitera imbere. Impamvu rero ni iyihe? Buriya dushobora kurangara ugasanga ejo cyangwa ejo bundi ibintu byabaye ukundi, usanga ibintu byabaye ukundi, urubyiruko rwarafafanye, ibiyobyabwenge byabaye ibindi, byararudoroze, ntabwo bahagaze ku nshingano zabo ng'abagabo, bapfukamiye abo bashakanye. Bibazo n'ibizurongera umupfukamire, n'ibigaruka urongera umupfukamire. Ejo urwaniye ruterwa, uzabyura umugore abo ushyira imbere. Yewe Kristo we, n'abagabo Bibiliya yabavuzeho, biravuga ngo umugabo w'inganzwa
uw'inganzwa turaba pasiteri mu mbabarire kandi nubayiraka nubaha uyu murimo w'Imana. Niba uri pasiteri ukaba uri inganzwa, kwaheri rwose. Niba uri umukozi w'Imana ukaba uri inganzwa iwawe, ushake n'itorero urekure, kuko niba dukorera Imana ndibivuze kuba inganzwa. Tugomba gutanga icyerekezo, tugomba gutanga umurongo. Iyo mu rugo umugabo yabuze ibitekerezo, urugo rurapfapfana. Reka ngaruke ku bakozi Imana ngana ku musozo. Ndabwo ndi butinde, reka nigarukire kuri Kristo. Niyo mpamvu turakwiye kujya tubivugaho kandi twabivuga dushize amanga. Imana yacu itangira kudukoresha tworoheje. Nombese ubuhamya bwa Kristo ni ku Mana, buryo yararaga mu igunira indari nyinshi, ariko yasenga Imana ikamubwira ko izabikora. None uyu Mose ni umugabo uri guhuruza amahanga. Ubundi uko Imana ishaka gukora nuko. Uko Imana ishaka gukora nuko nguko. Hari umupastori nakurikiranye ku kinyamakuru kimwe, nawe ni Apotre Mbayahaga. Umunyamakuru amubaza ati ese Kristo kiriya giterane urakivugaho iki, cyangwa se Kristo uramuvugaho iki ku bijyanye n'amazina bari kumweta n'uburyo kiriya giterane bagiha iyindi nyito. Arangije aranamubaza ngo ese Kristo wowe ngo umukozi w'Imana urahamanya ko nawe akorera Imana? Arashidikanya. Yashidikanyije, numva ndababaye. Umva tugendane mu uyu murimo. Iyo utemera abandi nawe biraguye kwemerwa. Kandi Imana ijambo ry'Imana rivuga kwemerana. Yora dutangiye ngo uyu ni wa Polo, uriya ni wa Kefa, uriya ni wa runaka, buri wese akubaka umunara wiwe, bizasenyuka. Ariko nitwubaka ubwami bw'Imana mu bumwe, nitwubaka ubwami bw'Imana mu bufatanye. Njemera umukozi w'Imana kari umukozi w'Imana, nanjye Imana izamba ingororano. Nababaye Apotre utari guhamiriza mugenzi wiwe w'umukozi w'Imana. Abakozi b'Imana mwabaye iki? Kuki mwumva ko ari mwe mwakemerwa gusa, undi yacemerwa yakora ibituma yemerwa ndimubyemere? Mwabaye iki? Hari umuvuga butumwa umwe yegeze ngo n'umudamu niyegeze mbyumvana, yegeze avuga ngo mwarwaye ryari. Nende wabarose kutemerana? Nende wabarose kutazamurana? Nende wabarose kudashyigikirana? Mwarwaye ryari? Njewe niba wanga Kristo ndi ku Mana. Bundi hari abakozi b'Imana ku isi ngenda nemera ko nabo maze kumenya n'abandi nzabamenya. Niba utemera Kristo ndi ku Mana, ukabutemera Apotre Gitwaza, ngubwire ngo iki? Sinzi niba Kristo ndi ku Mana adakorera Imana, Apotre Gitwaza akaba adakorera Imana, sinzi abakozi b'Imana Imana yabifite. Simbizi rwose, simbizi. Wazasanga Satani ari ugera ibirangirire, wazasanga Satani ari ugera abamenyekana. Ariko niba Imana idafite uwo yikorera nga Kristo, ikaba idafite uwo yikorera nga Apotre Gitwaza, tuve mu kibuga twaratsinzwe. Tuve mu kibuga dutahe. Neba wemeranya nanjye ko Imana izamura abantu bayo, Kristo ndi ku Mana ari mu mwangakazi kawe, Apotre Gitwaza ni mu mwangakazi kawe. Bara bose ba Apostle Mignone babaye ibimenyetso bigirwaho imbaka. Kinjya mvuga ngo nawe uzakora ibyawe tukujyeho imbaka. None
Imana yaba ifite bande, Imana yabikoresha bande. Kristo amamara ndakwemera. Sengesho ryanjye icyama nkazahura nawe mu ngendo njyanyira no mu biteranye njyanjyamo, cyama nkazahura nawe. Cyakora mutumva mvuga gutya, ndemera ko satani afite abakozi, ndemera ko satani afite abakoresha, ariko abo Yesu wenyine niwe uzabacira guteka, ariko abo iherezo ryabo rizaba ribi. Cyakora icyo nemeranya nawe, iyo ko ari Imana ni wowe uba ubizi, ni wowe uba ubizi. Twe tumenya ngo abande, duca imanza ngo abande. Kandi buri ibintu nababwira mu mitego satani agushisha abakozi b'Imana ni icyubahiro. Mu mitego satani agushisha abakozi b'Imana ni ubusambanyi. Nubona umuntu amaze imyaka 35 afashe imyaka 50, nda mwana baramuvugaho, nda mugore wa bene baramuvugaho, ndaragira umugore wa kabiri, afite umugore w'isezerano, aracanambanye nawe, aramukunda. Bene ibimenyetso bizakwereka ko uri umukozi w'Imana ni ugukunda madamu, ugakunda urugo rwawe ukaruharanira, ukarurwanirira. Cyakora umuntu muzabona ari umukozi w'Imana akaba rw'abagore 3 5, ubu turi mu isezerano rishya. Cyakora irya kera ryarabyemeraga, ba Dawidi barabatunze barenga, barabatunze. Ariko uyu munsi turi mu isezerano rishya. Gira umugore we mwashyingiranywe. Niba umuntu ataragushwa n'abagore akagendana n'umugore w'isezerano, akaba ataratunga umugore wa kabiri, kaba ndabusambanye baramufatiramo, wemeza gute ko uwo muntu kwari uwa satani? Byo tubona buriya rero ibiri hano muri social media, hari bamwe bagita ngo ni imihanda, ariko ngiye simbyita imihanda. Hano naho na Imana yaduhaye kubijyanye n'iterambere cy'uyu munsi, ngo tuhatambukirize ijwi ry'Imana no gukora kw'Imana. Kimwe nuko na satani n'abanyabyaha nabo bacisha imirimo yabo. Ndi muri telefone iri kuri YouTube nayotse gukora research, ngera ngo kumandwa iruta izindi. Imandwa iruta izindi, ndacirika ndebaho. Yewe nzanga bari kubandwa bari mu tundu ndamenya ubwoko bwarwo. Ngiye kumva numva afashe ijambo, atubwira ngo dushaka waduhamaga, ndakupa. Tabate hano ninja hatarahanje. Natwe abakozi b'Imana rero turakwiye guhaguruka. Hano Imana irahaduhaye ngo tubakorerere Imana, ariko ndabwo tuhabonye ngo dusebye bagenzi bacu, tuhecira umurimo w'Imana, ngo turugutahura ibyaha by'abantu, ngo turukubwira abantu ngo ko oya. Umuririmbyi yaravuze ngo dore Yesu azajyana abakijijwe neza. Abajura ndabwo azabajyana, abasambanye ndabwo azabajyana, ndetse n'abashinja abandi ibinyoma ndabwo azabajyana. Mubimenye, iryo ni itegeko rya 9 ngo ntugashinje mugenzi wawe ibinyoma. Noshinja mugenzi w'ibinyoma ndabyo Imana izamujyana. Kuko Imana yacu ndabyo igira amagambo, kuko Imana yacu igira ijambo. Abatari abakozi b'Imana bagira amagambo, ariko abakozi b'Imana banyabo bagira ijambo. Kandi indego zabo ni ukubaka sosiyete. Ubutumwa batanga iteka ryose buba ari ubwubaka. Utari umukozi w'Imana, ubutumwa bwose atanga bari ubusenya, bari ubarabika, ubukritika, dongo nda bintu yuzuzanya n'abandi. Abayumva kwibye kwari byo kuri, kwari byo by'imbere. Bana b'Imana mwanyemerera tukaba abakozi b'Imana, mwanyemerera tukaba abana b'Imana, tukaba umwe muri Kristo. Ibyiza byanjye bikaba ibyiza byawe, ibyago byanjye bikaba ibyago byawe. Tugasengerana, tukemerana. Niba Kristo
ashobora guteranya iriya mbaga y'ibihumbi ingana kuriya, bikanzurwa ko atari Imana yari yabahamagaye, ari satani ukorera muri Kristo. mutahe mubumbe Bibiliya, ndimuzongere no kuvuga ubutumwa. Buriya misiyo yacu y'ubutumwa izaba yaratunaniye, njyewe nje mfite agahinda, nje mbabaye, ndavuga ibi mbabaye, dutahe tubumbe Bibiliya, ntituzongere no kuvuga ubutumwa. Niba Kristo biriya bihumbi namubonanye kuri social media, indwara ziri gukira, abantu bari kubwirwa ubutumwa, cyoro cy'Imana cyazamutse. Niba bari abantu bataratumijwe n'Imana, harimo ubutekamutwe n'ibindi, dutahe. Ikipe yacu yabitagitsinda, ikipe yacu yabitagitsinda, ikipe yacu yabitakidomina. Ariko niba uzakurikirana kino kiganiro ukemeranya nanjye, uzanyandikire muri comment. Nje kipe yanjye nzi ya Kristo, ikipe ngorana nayo ya Kristo, nzi kwigitsinda, nzi kindwara zigikira, nzi kabakene bakirwibwa ubutumwa bwiza, nzi kabashonje bagihabwa ibyo kurya, nzi kindwara zigikira. Ibyo ndabese neza ndawabimbakanya, kuko nzi ko ibiganza bya Yesu byikora imirimo n'ibitangaza. Warangiza ngo ngo no kubatambamo ibitambo ikuzimu, kwa jina na Yesu, kwa jina na Yesu. Mureke dusoreze hano. Imana ibane namwe kandi bagirire neza. Birashoboka ko ushobora kuba wanyumvise nabi cyangwa ukamubona nabi nk'umukozi w'Imana, ariko urangiyewe ngira muri logique yanjye, umuntu wakomeye, umuntu wazamutse, mumwitirira izindi mbaraga, mumwitirira sekibi, mumwitirira eliminati n'ibindi ndazi no kuvuga amazina. Niba bazamutse, Imana yabifite abahe bakozi, Imana yabikoresha abandi, Imana yabikorana n'abandi, yabikorana n'abandi, ni bande yabifite. Mugambi Imana karugukora ubutumwa bukagera hose. Uwo mwaganiraga yari Pastor Labani, mukozi w'Imana kandi umwana w'Imana. Ndahatana, ndi mu nzira, ndacyashaka kugira neza kw'Imana no gukora kw'Imana mu buzima bwanjye. Mba numva iminsi nsigaje nzayikoreshereza mu Uwiteka mu buryo bumwe cyangwa ubundi, gusa Imana inyongera imbaraga, kandi sinzasenya ibya runaka ngo nubake ibyanjye. Njye nzi ko ndi kubaka ibya Kristo. Kristo rero wenyine niwe wubaka mu gihe gikwiriye kubaka ibyanjye, kandi akubaka n'ibyanaka, kubaka n'ibyanaka, kugira ngo byose bifatanirize hamwe kuzuza umugambi w'Imana. Imana itwegere kandi itindane natwe cyane. Reka dusenge Imana. Ariko nabanza ndanyi nimero wamvugisha imbogisi 0788 53 iboneka no kuri WhatsApp. Wanyandikira nawe kamyira uko byumva mu kiganiro, uzatanye comment nawe uvuge uko byumva. Reka dusengane Imana. Mwami Imana yacu, ndagushimiye, izina ryawe niryubahwe, uri Imana yera, urakomeye kandi urahambaye, migambi ni myiza n'iteka ryose. Sengeye uyu mwene data, uyu mushiki wacu wadukurikiye, kandi data ndamusengeye iminsi arimo ni mibi, iminsi arimo iteye ubwoba, iminsi arimo ishobora gutuma agamburura Mana udatabaye. Nyemerera umugirire neza umwana wawe, nyemero tendane n'umwana wawe, umubere Imana, umubere umucyo,
kugira ngo izina rye ryuye kuko uri Imana isumba byose. Nubane natwe nutugirire neza, nubane n'abana bawe batangiye ikiganiro bakagisoza, udatubaho umugisha. Abadukunzemo ikiganiro baho umugisha, kandi n'abatanejejwe n'ibyo twavuze data nabo baho umugisha. Ubagirire ko ndabizi nabo urabakunda data, batwese mwamudukunda. Namenye ko mwese ikintu wanga ni icyaha. Ibyaha bizanwa na satani, kandi data se mwamudukunda, ubwo wanjye ibyaha natwe dushoboze kubyanga. Ngabana natwe tugirire neza, uturengere. Rengera uyu mwere data, urengere uyu mwana wawe, umutabare neza n'imbabazi zawe. Akeneye kubona ukuboko kwawe muri iyi minsi, akeneye kubona ubutabazi bwawe muri iyi minsi, akeneye kubona Imana itabara muri iyi minsi, akeneye amaboko ya Kristo data ngamuzamu aho yaramanuwe, aho yarateshejwe agaciro Mana. Kandi hagati aho sengeye n'itorero ryawe, sengeye umurimo wawe, sengeye abana bawe, bakozi bawe ukoresha muri iki gihe cyano.